Baho neza, beho neza, tugira ubuzima bwiza. Kamari, wanza ni ikintu cyo kunywa ko hari ahantu mfite nshaka kujya? Ego sheri. Karakonje? Ego karakonje. Sawa cyane rwose. Hari ahantu nshaka kujya mu kanya? Ngiye kujya ese sheri. Hari abantu dufitanye gahunda, akanama k'abashoramari. Ari business dushaka gukorana. Okay. Ngira ngo rero ngende kankwe vuba ahubwo ngende. Ako sheri, mbere yuko ubanze kugenda hari ikintu nshaka kukubwira. Kimeze gute se kandi? Nyine nshaka kugusaba imbabazi. Imbabazi? Yego. Imbabazi ziki? Wibuka igihe nigeze nza mubiri wawe? Ntago nakwitwayeho neza, nyine ntago nakubahishije mu kazi wawe. Yagize ngo hari amavubi. Oya, nyine nawe urabyumva? Nanjye byarantunguye kuba wari twaye kuriya, ariko nabwo nk'umugore ukunda umugabo nta kundi wari ufite wo kwitwara, kandi imbabazi ndaziguhaye. Merci chéri. Ndakunda urabizi. Nawe ndagukunda cyane sibyo? Humura nige nawe humura rega, ubundi barabakobwa se ubona baba bakurusha iki? Nanjye nicyo mba nibaza. Ntacyo bakurusha no kugenda gufumbira bari dukobwa tw'uduturage turi aho ngaho. Okay, chéri merci. Reka rero ngende sibyo? Ego sheri nta kibazo. Amahoro ndabizi uragira irungu ariko ndazi kwamagana. Oya mbo ndaba nshobora no gufunga telefone kubera ko turi kumwe n'abantu umuntu bitari ngombwa ko umuntu yakitaba telefone, turi kuvuga ibintu bidusaba kuba turi hamwe, umutima uri hamwe. Wenda ntabwo navuga ngo sindi buze kuguhamagara, ndaza kuguhamagara nyuma ho gatoya. Basimbiye kuyifunga unyandikira ka message. Kagafana nta nubwo ntegereza ko gashiramo, reka ngende dore ntaza gukerereza abandi amasaha twavuganye arageze. Okay, nta kibazo sheri. Sawa rero, bye. Sigara amahoro. Ndakunda nanjye sheri. Ego. Aho ubundi Fabien, gukora inkweto ntabwo ari ibintu bigoye cyane iyo wabishyize mu mutima, sibyo? Kandi buriya nubwo abantu bajya babisuzugura, buriya bigira amafaranga ku buryo bushoboka. Ariko njye nanjye natangiye kubibona. Watangiye kubibona? Natangiye kubibona pe. Rero ibyo gushushanya isandari, ushyira akantu nyine ukabibona, ukagatsindagira sibyo? Ugaca umurongo n'ikaramu rwose neza witonze. Ukagenda unyuza hano. Ugenda unyuza ku ruhande ku buryo utaza kugira ibyo wangiza. Iyo urangije umukasi wawe ukata nyine udatitira sibyo? Bizaza ni igihe gitoya ejo bundi nawe uraba warateye imbere. Ibintu mbikunda kubireba. Ese abantu baratangira kuguseka se kubera ko reka uri gukora ibintu by'inkweto? Reka nkubwire ikintu cyo namaze kubona, iyo ukoze ikintu gikunze ibi bintu ugiye narabikunze, kandi cyane pe ndanagushimira. Uri umusore witeje imbere, mana yanjye sinzi uburyo nabigushimira. Ayi byiza nk'ibi ngiye ntabwo nzabyihererana uzi kwihangira umurimo uri urubyiruko, udategeye ababyeyi bawe amaboko, utari rwa rubyiruko tujya tubona hirya no hino tabaye nk'aba John n'abandi birirwa bandika mu bagenda batega abantu babambura amasakoshi. Ariko yewe rwose ndagushimira cyane, ibintu wakoze ni byiza pe. Umuhungu witeje imbere kandi ubikomeyeho rwose cyane rwose. Hari ikintu ntari narasobanukirwa neza. Uzi ko burya aka kazi kagira ibanga? Kagira ibanga. Aka kanya uhise utera imbere mu buryo bwihuse burya. Oya abantu basuzugura akazi ariko si byiza kuba wasuzugura. Mana yanjye. Ibi bintu birimo birimo ibanga, nge nzanabibwira n'abandi ahubwo. Ariko ndabona isaro byo ubirimo neza. Byaje da. Byaje. Komereza kabisa. Mama. Karame. Arahari. Mama ngwino nkwereke ngufitiye agashya. Niki kibaye se wa? Mama noneho ngufitiye agashya. Umva, ngiye kugukorera surprise. Ibyo se ni ibiki noneho nyagasani mana? Ngo ni ibiki? Reka ze mbikwereke.
nakuguriye mama Njyewe nahembwe njyewe ni icyawe nakuzaniye mana we mukamusi nzambara mukamatiyasi dore nashakiye kwa matiyasi mana we mutasi we mama reka nkubwire nta kintu na kimwe ntazagukorera ahubwo umva nuburetse mbaze mubwire ndashaka ndaguhereza amafaranga yo kukidodesha sibyo uzadodesha karibaya keza umbwire wambarira kangahe no ku nkweto nzakugurire n'inkweto nziza inkweto byo wimaze ajya kuzana akagozi mpima ikirenge akagozi se bagapimisha ikirenge nase nkubwire ngo nambara kangahe nyine bwajya mu isoko ngo ndajya kugura inkweto n'umunsi n'umwe urazana akagozi nyine ugera ikirenge cyanjye uko kireshya ubu se mama ntitwakambarana shyiramo hano reka data ntago zangira shyiramo ndebe ibi binyabasirimu shyiramo banze ndebe nujya no kureba uzarebe zikwiranye n'abakecuru bo kwa Matiyasi nzakugurira izimeze neza shyiramo turebe dore ntago zankira ragaga akaguru katambara inkweto nawe ukareba hariko mukankusi yo bobo nta kintu na kimwe nazagukorera tugenda mu nzu tugenda Matiya mbabarira utahe vuba nkumase nkwereke tugenda aho wabereye mu kabari ntacyo ntazaguhereza mama we mama karame mutesi wanjye ndakubwiye ngo humura wowe nta kintu na kimwe ntazagukorera keretse icyo ntazabonera ubushobozi yego mwana wa ariko mama urabona ukuntu kano gatenge ari keza nagakunze kuva nashakana Matiyasi sindamara igitenge cyiza nk'iki noneho rero reka nkwereke n'iyi misatsi yawe y'injwiri ndashaka kuzayijyana muri salo bakayigira neza ngiye mukankusi ariko arubizi mute ni ukuri nta mwana utategesha nyina urugore nawe gusumba abandi ntuzongere kugira undi mwana ubyarira hano mama ndakubwiye ngo nagutesheje ikuzo ariko ubu ngubu ngiye kuguhereza agaciro nk'abandi babyeyi yego mwana wa wumva se Hariya makuru meza ase buriya nkubwiye kuza kunsura ukangira nkaho utari kubyumva ari kunsura umva ibintu byatari ibintu birenze ako se kugusura ubundi nagahato ariko se uretse bigutwaye kugusura ese bigutwaye kibone gusura umuntu tu ni ibintu birenze ubwo se nje kugusura tukaryamana ukantakariza ubusugi ariko sifite abakobwa ko nese iyo uryamanye n'umuntu tu utaye ubusugi nese ubusugi uzawutega nese ubusugi umuntu atubusugi byagenze gute nese ari ubwo uje kunsura wabyara nese umuntu atubusugera uko yabyaye gusa barakubeshye nese warakumva wavuga umuntu atayisugi tarabyara umva reka nkubwire ushaka kudatubusugi niyo byagenda gute ubwo se uturyamanye ukantera nk'indwara ntabwo nari nzi ko umutwe hameze uko nguko umva ndakwiyamye niba ari ikintu cy'ujya ugumya umpamagare se ubundi nibyo uri kumpamagarira buri gihe uranyiyamye ndakwiyamye bisubiremo mbyumve ndakwiyamye uranyiyamye ndakwiyamye so nta n'impungenge ufite zo kuba twatandukana tu ubwo si impungenge nazo no gushudikana n'agasore nkawe uri gihe kagunya ibyo bintu buri kumbwira si ubwo ni ibiki sawa nyine ubuzima bwiza mwatinye kuba mani wowe n'ubundi nzakugarira umusaza fisi n'ijwi rw'Imana babahe amafaranga ndi nayo none kabisa yesu none nacagwa izindi ariko kunywa inzoga nyinshi babahe mu mwere inzoga nkeya dutekereze ko ejo arakazi mana amafaranga afite nemeye kuzajya ngo twebwe fisi bro afite ikofi tugomba kuza tukanywa ni mu mwere byari nsonyizera uyu munsi ariko fisi iyo kofi mane nubwo ufite ikofi ugomba gutekereza icyo kuyikoresha abantu ntabwo ari ngombwa ngo tuze kunywa ngo dutahe twasinze usigiye kuboneka icyo nkoresha amafaranga yawe ni inama nakugiraga Eric ntabwo yari umugize ku cyo kwa nzonyo reka duhe ku nzoga ngurira n'inywere Matiyasi mpegeza nsohokana na rimwe ati nywere umuturanyi waje kora hano nyamara ushatse wakwirinda kuzabona ugashaka ubundi baba badashoboye inzoga baba tuzanapfa twese n'ubundi tugomba kuzibabaza ugomba kunywa maka upfuye Matiyasi yandiriye mu mibare umuhanuzi wabyere yaravuze ngo nzakuma mpaka mpfuisha umuhizi kabisa umuhanuzi wabyere yavuze ko azakuma mpaka mpfuye
kabisa. Ariko John Karane. ariko ubundi wakira kigo cyinshi inshuti yacu Diane ngo sibite batakiye. Iriya mwana izo nawe udusebya ni gute igisaza nka kiriya kikwifunga abana batoya. ariko murabizi ibindeba nta kindi usibye none dusohokanye ubundi ntiwarakabwa washa warakabwa nta kanya naki umaze gusinda shadi kukiruka umaze gusinda yani ntabwo ucicupa nitaye ngo ufite imizigo ujya uduha njye ntabwo ucicupa watinya uko umuhizi ukamwita akabwa uba uri n'akabwa ntabwo ko Diana niyo yaruka buriya wowe sinakubwiye none wowe uri akabwa none akabwa mwese sibyo nababwiye dore umukobwa mu mwese mwatangiye gusindana ibonye mwese ndabifasha je kuri toilette reka ninywesha waje kwihagarika ndaje mureke ndaje ariko bebizo uri kuganira nabi iyo umuntu ari kuduha ku icupa mureke turi babazi ibintu byo kuzana ngo by'utubwa by'ibiki kubera kiriya gisaza cyane ibindeba turaguca inzoga nubwo n'imizigo uza kuyiduha ariko turaguca inzoga ibindeba ariko murabizi arabaruta kuko ntabwo mukunda rwose ariko nkunda amafaranga y'ubuzi twebwe duhagaze dute nubwo twinywera itabi bagize ngo twebwe dushobora gukora amakope tukabona amafaranga reka ninywesha ariko John iyo wumvishe intego y'uriya mukobwa wowe ufata ikihe cyemezo umukobwa ibyemezo se njye mbaho muzatejura umukobwa umeze niyo mpamvu nyine azaba aravuga ko wapfuye uri n'imbwa ibyo biramere aya ni ay'inzoga jya gutanga inama kwa zitifu abanyina n'abanyina yabo gusangira n'abantu mudahuje neza ngiye gukora shotcall iruka sharimwe mwigeze ibintu hasi niko bagi yanjye irihe bagi yanjye irihe simwe mbaza amahari bagi yanjye irihe bagi yanjye irihe mbaye kabiri gatatu nabonye bagi yanjye umwijiji doye kino kugira ngo imvura neza bagomba kuri inzoga mu mwanya na bagi yanjye irihe bagi yanjye irihe cyane ntabwo munyura Baho neza, beho neza, tugira ubuzima bwiza.